Umwaka wa 536, umwaka mubi kurusha iyindi yose mu mateka. Byagenze bite? Muri iki gihe abantu bakunze gukoresha imvugo ngo umwaka mubi kurusha iyindi yose cyangwa se umwaka wagenze nabi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ibintu byoroheje nko kuba bataranyuzwe n'ibikorwa bagezeho muri uwo mwaka. Ariko rero abahanga mu mateka n'abashakashatsi bo bavuga ko nta mwaka wari mubi cyane nk'umwaka wa 536. Nibyo koko mu mateka hagiye habaho imyaka mibi cyane, ariko nta mwaka n'umwe wagize ingaruka mbi kandi zirambye mu kinyejana cyakurikiyeho nk'uwo mwaka wa 536. Uyu munsi turi buze gusobanura impamvu umwaka wa 536 waba ari wo mubi cyane kurusha indi yose mu mateka y'abantu yabayeho. Ariko mbere y'uko dutangira, ni byiza kwiyandikisha kuri chaîne ya Bros Ent niba wifuza gukomeza kumva inkuru nk'izi zinyuze mu matwi yawe bwa mbere, hanyuma utange igitekerezo ku nkuru wifuza ko twazavugaho ubutaha. Mbahaye ikaze. Mu mwaka wa 536, Procopius, umwanditsi w'umuhanga mu mateka, wabanaga n'umusirikare w'umugereki w'icyamamare witwa Belisarius wo mu bwami bwa Byzantine cyangwa se Byzantine Empire, ubu ni Turukiya y'uyu munsi wa none, yatangiye kubona ibimenyetso by'ibintu bitari bisanzwe. Procopius yanditse agira ati: izuba ryatanze urumuri rudafite ubukana risa nk'ukwezi. Umwaka wose rwari urumuri rutamurika nk'izuba riri mu kizimira cyangwa se ubwira kabiri eclipse. Mu yandi magambo, hanze hose hari umwijima udasanzwe nk'ahari ijoro ritarangira. Ntiyari wenyine kandi wabonye ibi. Undi mwanditsi w'umusiriya witwa Michael the Syrian nawe yaje kuvuga ko izuba ryabaye umwijima, kandi uwo mwijima wamaze amezi 18 yose, ni ukuvuga umwaka umwe n'amezi 6. Buri munsi ryamurikaga amasaha 4 gusa, kandi urwo rumuri narwo rwari ruke cyane, nabwo rumeze nk'igicucu. Abantu batangiye kwemeza ko izuba rishobora kutazongera kwaka nk'uko bisanzwe. Imbuto ntizapfaga kuzamuka mu butaka. Inzabibu nazo zatangaga divayi iri mu buryaryate. Uyu mwijima wateye igicu cyo kuri kw'isi yose, gituma imyaka y'umwaka wa 536 iba nk'iciriritse mu mabara n'ibikorwa. Abashakashatsi banyuma baje gusanga habaye iruka rikomeye ry'ikirunga ryohereje ivumbi n'ivu mu kirere, bigatuma izuba ritongera kumurika neza. Uruvumbi rwari rwinshi, rushobora kuba rwarazengurutse isi yose, bituma ibinyabutabire bikwirakwira, bikaba aribyo byateye ako kazuba ko guhora mu gicu nk'ikirere cy'Isitro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kitagira imvura. Ibi byatumye imbuto ziba mbi cyane, divayi igasa n'iyononekaye. Ibyo ubwabyo bihita bishyira umwaka wa 536 ku mwanya mubi mu mateka kurusha indi yose yabayeho. Nk'uko dusanzwe tubizi mu bumenyi bw'ibinyabuzima, ibimera bikenera izuba kugira ngo bikure. Iyo izuba riri mu gicu igihe kirekire, imyaka ntiyera, bigatera inzara ndengakamere. Ariko kandi si izuba ryabuze gusa, isi yarakonje bikabije. Ubushyuhe bwamanutse hagati ya °C 1.6 n'2.5. Nubwo abatuye Amerika bashobora kuvuga ngo ntabwo ari bibi cyane kuri icyo kigereranyo cy'ubwo bukonje, icyo kigabanuko cyabaye ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye no guhinga. Byongeye kandi ubwo bukonje bwabayeho imyaka myinshi nyuma yaho, bukomeza kugira ingaruka ku binyabuzima n'ubuzima bw'abantu ku isi hose mu bice bitandukanye. Nk'aho inzara n'ubukonje bitari bihagije kandi, mu myaka yakurikiyeho isi yahuye n'indi ngaruka ikomeye, icyorezo cy'icuraburindi cyiswe Justinian Plague, cyatangiye mu mwaka wa 541, imyaka mike nyuma y'iyo mvura y'umwijima. Iki cyorezo cyatangiriye muri Egiputa, kigakwira vuba cyane mu bwami bwa Byzantine, aho twavuze ko ari muri Turukiya y'uyu munsi wa none, ndetse no mu Burayi bwose. Kisha abantu barirwa muri za miliyoni z'inzirakarengane, kugeza no kuri 1/3 cy'abatuye isi icyo gihe. Mu myaka mike gusa, imibare y'abaturage yaragabanutse cyane mu buryo bugaragara, ubutunzi burasenyuka n'ubuzima bw'abantu burahinduka. Abahanga bamwe bavuga ko ibi byose bishobora kuba byarateye n'ihindagurika ry'ikirere ryatewe n'iruka ry'ibirunga ryo mu mwaka wa 536. Ubukonje, inzara, kutagira isuku bihagije n'imirire mibi, byose bishobora kuba byarafashije icyorezo gukwirakwira impande zose z'isi. Ese iruka ry'ibirunga niryo ryatumye isi yinjira mu bihe by'umwijima nka biriya? Mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Antiquity mu mwaka wa 2018, abashakashatsi bakoze ubushakashatsi bwimbitse ku bikoresho byo mu gishanga cy'ubutaka muri Greenland na Antarctica. Basanze harimo udukungugu tw'ivu ry'ibirunga, bigaragaza ko mu mwaka wa 536 habaye iruka rikomeye ry'ikirunga ahantu hagati ya Iceland cyangwa muri Canada. Iryo ruka kandi ryatumye izuba ryijima, isi irakonja mu buryo buteye ubwoba, imyaka ntiyera, ndetse haza gukurikiraho andi maruka y'ibirunga atandukanye mu mwaka wa 540 na 547. Ibi byose byagize uruhare mu guhindura isi ahantu habi cyane ho kubaho, kuva ku Burayi kugera muri Aziya. Ibi byose kandi byakurikiwe n'ikiragano cy'ubukene kugeza uyu munsi wa none.
Ibyo byose byakurikiwe n'igihe bita ikiragano cy'icuraburindi, aho ubukungu bwahungabanye, ubuhahirane hagati y'imijyi burahagarara, ndetse n'ubumenyi, ubukorikori n'imyemerere bisubira inyuma. Ibihugu byinshi byatakaje imbaraga zabyo, ubutegetsi busubira inyuma, imibereho y'abantu irushaho kuba mibi. Mu Burayi ibi nibyo byatumye hatangira igihe cy'umwijima, icyo bise Dark Age, aho ubushakashatsi, ubumenyi n'iterambere byari bisa n'ibyahagaze. Aha tugeze nubwo mu mateka hari indi myaka mibi yagiye ibaho, nko mu mwaka w'1347 ubwo hatangiraga icyorezo cya bubonic plague, cyangwa mu mwaka w'1914 ubwo hatangiraga intambara ya mbere y'isi yose. Umwaka wa 1536 niwo ufatwa nk'uwari mubi cyane bitewe n'uko ibintu byinshi bibi byabaye icyarimwe, bikagira ingaruka zirambye ku isi yose. Izuba ryijima n'ubukonje budasanzwe, inzara yibasiye isi yose, iruka ry'ibirunga rigahindura ikirere mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Icyorezo cyishe abantu babarirwa muri za miliyoni, ihungabana ry'ubukungu n'iterambere. Abahanga benshi bemeranya ko uwo mwaka wa 1536 waba ari wo mubi cyane mu mateka y'abantu batuye isi. Ibyabaye mu mwaka wa 1536 ntibyabaye ibisanzwe. Uwo mwaka wibukwa nk'umwaka wahungabanyije isi yose muri rusange, kandi ntibyabaye ku mugabane umwe gusa. Noneho dusesenguye akantu ku kandi, dore ibintu bidasanzwe byabaye muri uwo mwaka n'uburyo wagenze ku bihugu hafi ya byose ku isi. Ku mwanya wa mbere, umwijima w'igihe kirekire, izuba ryarazimye mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba. Iki nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi cyabaye muri uwo mwaka. Izuba ryagabanutseho cyane urumuri, ku buryo amasaha yose y'umunsi yari nk'ijoro ryijimye. Ibi byabaye ku isi yose, uhereye mu Burayi, Aziya kugeza no muri Afurika. Abanditsi ba kera batandukanye bo mu bihugu bitandukanye barabyanditse. Muri Byzantine cyangwa se Turukiya y'ubu, Procopius yavuze ko izuba ritakigaragara. Mu Bushinwa, amateka ya kera agaragaza ko urubura rwagwaga mu mpeshyi kandi imyaka ntiyeri. Muri Irlande, amateka ya Kiliziya avuga ko habaye inzara y'imyaka 3 yatangiye mu mwaka wa 1536. Muri uwo mwaka kandi habaye ubukonje budasanzwe ku isi hose butigeze bubaho mu mateka. Uwo mwijima waturutse ku dusigazwa tw'ibirunga watumye ubushyuhe bw'isi bugabanuka cyane, nko kugwa hagati ya °C 2 munsi ya 0. Imvura yamaraga igihe kirekire itagwa, ubutaka buruma, imyaka ntiyera. Muri Aziya n'Ubushinwa bavuga ko ibishyimbo, ibigori n'umuceri byabaye by'akataraboneka, birarumba mu buryo buteye ubwoba. Ku mwanya wa gatatu, inzara z'isi yose zari ziteye ubwoba. Mu Burayi no muri Aziya habayeho inzara ndengakamere bitewe n'uko imyaka itari kimeze neza. Ibiribwa byazamutseho igiciro, benshi barashonje, abandi barahunga, ndetse benshi barapfa. Mu Buhinde no mu Bushinwa hari aho byatumye abaturage bagwa mu baturage ba bagenzi babo, ibyo kurya byabaye bike cyane. Ku mwanya wa kane kandi, ubukungu n'ubuyobozi bwarazahaye. Mu Burayi ubukungu bwarasenyutse kuko nta kintu cyari kikigurishwa cyangwa ngo gihingwe. Muri Byzantine cyangwa se Turukiya y'uyu munsi wa none, ingabo zararushye, ntizari zigifite ibikoresho bihagije. Mu bihugu nka Roma n'Ububiligi bwa kera hari ubwigunge bw'imijyi, n'abantu benshi bavuye mu byabo bajya gushaka icyo kurya mu mijyi. Hari kandi iruka ry'ibirunga byinshi ryakurikiyeho mu yindi myaka. Uretse iruka rikomeye ryabaye muri 1536, ryakurikiwe n'andi maruka y'ibirunga akomeye mu mwaka wa 1540 no mu mwaka wa 1547. Ibi byatumye utu dusigazwa twivu dushyira isi mu mwijima utari gusibangana vuba, bikomeza kugabanya ubushyuhe no kwangiza ibihingwa. Hari kandi gutakaza icyizere n'amadini. Kubera ibi bihe bikomeye, abantu benshi batekerezaga ko imperuka y'isi yageze. Mu Burayi abantu benshi bahindukiraga amadini, abandi bakiyahura kubera umubabaro ukomeye. Amadini nka Marishiyani yarakomeye muri Aziya, yavugaga ko ibyo byose ari ibihano by'Imana, abantu bagashaka kwicuza. Ese ko kuwo mwaka wa 1536 wibasiye isi yose? Duhereye ku bimenyetso by'amateka, inyandiko za kera n'ubushakashatsi bw'ubumenyi ku mabuye, imisozi n'udukungugu, ibyabaye muri 1536 byageze ku isi yose. Ibihugu byose byari bigize isi icyo gihe byahuye n'ingaruka zikomeye. Turebye kuri buri mugabane, muri Aziya imvura yabaye nke, imyaka irarumba, ubukonje buriyongera, inzara ibakasa mutwe. Mu Burayi izuba ryarazimye, umwijima ubudika umugabane wose, imyaka ntiyera, inzara yateye bamwe kwiyahura aho kwicwa nayo. Ubukungu bwarasenyutse mu buryo bukomeye. Afurika, ubukonje bukabije, izuba rihunyeza nk'itara riri gushiramo umuriro, urubura rutunguranye kandi ruteye ubwoba. Muri Amerika y'Epfo n'iy'Amajyaruguru, n'ubwo iyi migabane yari ituwe gake, hari aho basanze mu miterere y'ikirere cyangwa se ice core samples ko haba ihinduka rikabije. Umwaka wa 1536 si uko warimo bigusa ku gihugu runaka, wazahaje isi yose. Ni nk'aho isi yari itakaje umwuka ikinjira mu mwijima udasanzwe.
nubwo ibihe bibi byagiye bibaho nko mu ntambara, ibyorezo n'ibiza, nta mwaka umwe wigeze ugira ingaruka ndende ku buryo bwagutse nko mu mwaka wa 536. Umwaka wa 536 wiswe umusozi munini w'amakuba mu mateka y'isi. Mu mateka maremare y'isi hari imyaka myinshi yibukwa kubera amahano yayaranze, intambara, ibyorezo, inzara n'ibiza. Ariko mu bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'amateka n'ibidukikije, haravugwa umwaka umwe ugarukwaho nk'uwagize ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abantu ku isi hose. Umwaka wa 536 utari warigeze wumvikana cyane nk'uko abantu bamenyereye kumva imyaka y'intambara z'isi cyangwa y'ibyorezo bikomeye. Abashakashatsi barimo Michael McCormick, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Harvard, bavuga ko uwo mwaka wari umwaka mubi cyane umuntu yabayemo. Nubwo hari indi myaka mibi yagiye ibaho nk'umwaka wa 1347 ubwo icyorezo cya bubonic plague cyagarukaga, umwaka wa 1914 hatangira intambara ya mbere y'isi yose, ndetse na 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyaga isi yose. Abashakashatsi benshi bemeranya ko umwaka wa 536 wagize ingaruka ndende ku buzima n'iterambere ry'isi yose kugeza no ku myaka myinshi yagiye ikurikiraho. Ibyabaye umwaka wa 536 bidusigira isomo rikomeye. Ubuzima bw'isi bushobora guhindurwa n'ibihe bitunguranye, bikagira ingaruka ku bantu bose, ndetse niyo byaba byarabaye kera. Amateka y'ayo mahano agomba kubungwabungwa kugira ngo adasubira nta gikozwe, dore ko icyo gihe nta na tekinoloji yari iriho ku buryo hari kugira igikorwa mu maguru mashya. Niba ushaka gukomeza kumva inkuru nk'izi zidasanzwe, nta handi wazisanga uretse aha kuri The Bros Entertainment hamwe na Mugirabanga nk'ibisanzwe. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.